Bibiliya yera itangiriro igice cya 40. Yosefu asobanura inzozi z'abatware ba Farawo. Hanyuma y'ibyo umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye barakaza shebuja umwami wa Egiputa. Farawo arakarira abo batware be bombi, umutware w'abahereza ba vino n'umutware w'abavuzi b'imitsima, abarindishiriza mu nzu y'imbohe iri mu rugo rw'umutware w'abamurinda aho Yosefu yakingiraniwe. Umutware w'abarinda umwami abarindisha Yosefu ngo ajye abakorera. Bamara igihe bari mu nzu y'imbohe. Umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye bakingiraniwe muri ya nzu y'imbohe, bombi barotera ijoro rimwe inzozi zicishije ukubiri zigasobanurwa ukubiri. Yosefu mu gitondo yinjira aho bari asanga bababaye. Abaza b'abatware ba Farawo bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya shebuja wa Yosefu ati, niki gitumye mugaragaza umubabaro mutyo uyu munsi? Baramusubiza bati, nuko twarose inzozi kandi akaba ntawubasha kuzidusobanurira. Yosefu arababaza ati, gusobanura si uko Imana se? Ndabinginze nimuzindotorere. Umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi ze ati, narose ngo umuzabibu wari imbere yanjye kandi wari ufite amashami 3, mbona usa n'upfunditse uburabyo burarabya, amasere yawo arahisha, igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki nenda izo nzabibu nzikamurira muri cyo ngehereza Farawo. Yosefu aramubwira ati, uku niko zisobanurwa, ya mashami 3 ni iminsi 3, iminsi 3 itarashira Farawo azakuzamura ashyira umutwe wawe ejuru agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera uri umuhereza we wa vino. Maze uzanyibuka ubwo uzabona ibyiza, uzangirire neza, ndakwinginze uzamvuge kuri Farawo unkuze muri iyi nzu. Ni ukuri koko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo nino, naho bankize muri iyi nzu y'imbohe nta cyaha nkoze. Wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvise yuko amusobanuriye ibyiza, abwira Yosefu ati, nanjye narose nikoreye ibyibo 3 by'imitsima yera, kandi ikibo cyo hejuru y'ibindi cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose, nshyira Farawo. Ibisiga biyindira ku mutwe iri mu kibo. Yosefu aramusubiza ati, uku niko zisobanurwa, ibyo byibo 3 ni iminsi 3, iminsi 3 itarashira Farawo azashyira hejuru umutwe wawe awugukuyeho akumanike ku giti, ibisiga bizakuriraho inyama yawe. Ku munsi wa 3 ni wo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo. Atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu be umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'uw'umuvuzi w'imitsima mukuru. Asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe, ahereza Farawo igikombe. Maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yosefu yabasobanuriye inzozi zabo. Ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yosefu, ahubwo aramwibagirwa.